Imana ishimwe inshuti za gusengerwa abari ku migabane itandukanye n'ubundi ni Harerimana Werarisi tubahaye ikaze n'ubundi umwanya w'ijambo ry'Imana abadukurikiye bari mu gihugu cyacu abadukurikiye bari muri East Africa abadukurikiye bari ku migabane itandukanye y'isi tubahaye ikaze muri kano kanya umwanya w'ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndashaka ko tuza kuganira ijambo ry'Imana kandi wemeye nawe gushyira comment yawe ndetse no gutanga igitekerezo cyawe. Ijambo rifite teme ivuga ngo ese Imana isubiza umuntu umeze ute? Ese Imana isubiza umuntu umeze ute? Ese ni igiki umuntu yakora kugira ngo Imana isubize umuntu? Ni igiki umuntu yakora? Iri jambo rifite temba ngo ese Imana isubiza umuntu umeze ute? Witwara gute? Yabigenza ate kugira ngo asubizwe? Kuko si ugupfa gusubizwa gusa. Twese turabivuga, abantu barabiririmba, abantu barabivuga, ariko ninde muntu Imana isubiza? Ngo haye ikaze muri kano kanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cya Yobu ibice 35 ku murongo wa 4. Turasoma uwo murongo wonyine pe. Haranditse ngo ngiye kugusubiza wowe na bagenzi bawe. Ngiye kugusubiza wowe na bagenzi bawe. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ngiye kugusubiza wowe na bagenzi bawe. Reka twongere dusome no muri Zaburi ya 20 dusome umurongo wa 7. Haranditse ngo none menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, azamusubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Imana ishimwe. Mbibutse ko turi ku ijambo rifite tumuvuga ngo Imana isubiza umuntu umeze ute? Witwaye gute? Niki nakora kugira ngo Imana insubize? Imana ishimwe. Ngo haye ikaze. Reka dusenge Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo gutambirwa, uri Imana yo gushyirwa hejuru. Tuguhaye ikaze muri iri jambo Uwiteka, ngo ubane natwe. Umuntu wese dukurikiye hano kuri gusengerwa ahabwe umugisha kandi imbaraga z'umusaraba zimubeho. Umwuka w'Imana amushyigikire, igitinyiro cy'Imana kimubeho. Kandi mwami, nanjye uri aha ngaha, imbaraga zawe zimbi hafi, ubwiza bw'Imana bugote. Ntaba ari njye ahubwo aba ari wenyine, Kristo, mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Dusomye ijambo rivuze ngo ngiye kugusubiza wowe na bagenzi bawe. Ariko ni iki umuntu yakora kugira ngo umuntu asubizwe? Wabyirukiye mu itorero bakubwira ibisubizo. Urinze ugira imyaka 50 bakubwira ibisubizo. Wenda hari ibyo wabonye, hari n'ibyo utari wabona. wabyirutse iwanyu bakijijwe kubwira kuzasubizwa
ugize imyaka 30 ukeneye gusubizwa ariko nta kintu uri kubona. Niki nakora kugira ngo usubizwe? Warashakishije, uriga, urabigerageza, urashakisha kugira ngo ubone imbaraga, ubone wasubizwa, ariko byaranze. Turi kwitema ngo niki nakora ngo nanjye subizwe. Bene data mukurikiye gusengerwa, nta muntu wanga gusubizwa. Nta muntu numwe wanga gusubizwa. Nta muntu numwe wanga ibyiza. Hawe umuntu wese yanga ibibi. Ariko ni igiki twakora? Niki wakora kugira ngo haze impinduka? Niki wakora? Dusomye ijambo rivuze ngo ngiye kugusubiza wowe n'abagenzi bawe. Dusomye handi havuze ngo menye neza yuko Uwiteka azakiza uwo yasize, akamusubiza, azamusubirisha imbaraga ze. Tugiye kureba icyo umuntu yakora kugira ngo abe yasubizwa tukiri hano mu isi. Kuko numbwire ngo kujya mu ijuru ubona ivide ukabyifuza, ubona igare ukaryifuza, kwifuza n'icyaha, ubona isafuriya y'abandi ukayifuza, wabona isororo ukayifuza, wabona uwambaye neza ukabyifuza, wabona uwambaye isa ukayifuza, wabona uwambaye shokora ukabyifuza. Byonyine kwifuza n'icyaha. Kugira ngo uzabone ijuru nuko byanga byakunda muri no buzima haza impinduka ku buzima bwawe. Tuzaba ufite amaganya, ngo ufite agahinda, ngo ufite umubabaro, ngo uvuge ijuru rizaboneka. Ntago bizakunda, ntari hani. Kuko batwihanisha amaganya mu mutima, bakatwihanisha agahinda, bakatwihanisha umujinya, bakatwihanisha ubwo. None wowe burakwishe. Niki nakora? Niki wakora ngo usubizwe? Imana ishimwe. Niki wakora? Icyambere wasaba Imana gusigwa ku buzima bwawe. Ubwo rambaza ngo basiga gute? Ikintu cyambere n'ugukizwa. Wasaba Imana gukizwa. Ubundi kugira ngo uzasubizwe urye iby'Imana cyangwa se ubone umugisha wo mu Mana, ni umushinga. Ni umushinga, ni ukwigomwa. Imana ishimwe. Kugira ngo usubizwe, ubone umugisha, ubone ubuzima, ubone impinduka, abantu babona, famiye zibona, umuryango ubona, itorero ribona, ni umushinga, nuko wigomwa. Icyambere ni umushinga upanga, ukavuga ngiye gukizwa, ukigomwa. Gukizwa ni ukwigomwa, ni ukureka. Ibyaha burya nabyo biraryoha, ariko bikazarura hanyuma. Icyo wakora cyambere nuko wakora umushinga ukigomwa. Umushinga ukigomwa, ugakizwa. Ukava mu bandi bagabo bicara mu kabari no mu itabi n'iki, ukigomwa ukabireka. Kuko ukeneye kwemerwa n'Imana. Turemerwa n'Imana uri mu byaha ntibirashoboka. Turasubizwa uri mu byaha ntibikunda. Nubwo twaguhanurira, abahanuzi ba Kigali bakakurambikaho ibiganza bose, nturasubizwa. Ukeneye kubanza kwemerwa n'ijuru kugira ngo ijuru ripange kuba ryakugira neza. Imana ishimwe. Uruhare rwawe icyo gukora n'iki? Ni ukukizwa, ni ukuva mu byaha. Kuva mu byaha nabyo ni ukugira amahitamo meza, ukareka. Hari amahitamo umuntu, nta muntu uzakuvana mu byaha. Njyewe rasi ntabwo nzaza nkuvane mu busambanyi, sizakuvana mu rumogi, sizakuvana mu bujura, sizakuvana mu moko, sizakuvana mu wowe nubwo tukubwiriza, ni wowe ukurikiye kamera, wicaye imbere ya kamera, imbere ya televiziyo yawe, ni wowe uragira amahitamo uvuge ngo niki nakora kugira ngo nsubizwe.
niki ndakora kugira ngo imbere yanjye habe heza? Icyambere ni ukwigomwa ibyaha, ukareka ibyaha. Imana ishimwe, ukareka ibyaha, ukareka ibyaha. Nimba mu muryango wawe haba mu ibyaha, abantu warabyiritse ubona abantu basambana, warabyiritse ubona abantu bakora ibyaha barabagwa, ukitandukanya n'ikibi, ugasaba Imana gusigwa, ukaba umwana w'Imana, gusiga ukemerwa n'ijuru. Impamvu yo kureka ibyaha ni iyi, nuko umuntu wese kugira ngo Shitani akugireho imbaraga akunanize mu rugendo, muri uru rugendo rujya mu ijuru, kugira ngo Shitani akunanize, icyambere agufatira mu cyaha, agufatira mu byaha akakunaniza. Urasabwa gusigwa, urasabwa kureka ibyaha. Ibyaha kubireka rero ntugire ngo biroroshye, birakomera. Uzi ko umuntu amufata bakajyana iwawa bikanga, ari ibyaha. Bakajyana amageragere bikanga, ari ibyaha. Kureka ibyaha, bagufungira kwiba, ejo mu gitondo bakurekura, wabona telefoni y'abandi ahiruka urabatuye. Ibyaha. Icyo gukora cyambere ni ukureka ibyaha, ukareka ibyaha. Kandi ibyaha bigira intambwe. Hari ibyaha bikabije by'indengakamere, hakaba n'ibyaha biriva ngo ni inyongobuza bugingo. Va mu cyiciro cy'ibyaha bikabije, ugende wegera ujya guturana n'inyongobuza bugingo, kuko nta mukiranutsi ubaho. Twese duhora duharanira gukiranuka. Umuntu uzakubesha ngo arakiranuka uzamubwiye ngo urambeshye, nta mukiranutsi ubaho. Twese turi mu nzira. Hanyuma muri iyi nzira turimo hari ibyo ugomba kureka kugira ngo agasuzuguro k'abadayimoni kakuveho. Imana ishimwe. Kureka ibyaha, icyo ni kimwe. Ukigomwa ibyari bikuryoheye ukabireka. Cya kigare ukakireka, yabo watu ukayireka, kwa gusimbuka igipangu nijoro ukabireka kugira ngo uzabone impinduka ku buzima bwawe. Icya kabiri ni ugusenga. Icya kabiri, ingingi ya kabiri ugomba kumenya ni ugusenga. Turi kwijama ngo niki nakora ngo subizwe, ni ugusenga. Gusenga no gusengerwa ni ibintu bibiri bitandukanye. Abantu benshi bakunda gusengerwa ariko bo ntibisengera. Kandi kamabwira, isuka y'intizanyo nihinga umurima ngo urangize, bayigutize ejo nyirakayikwambura. Ariko isuka wiguriye, ihinga umurima ikawurangiza. Isengesho ry'intizanyo bararigutiza, ariko ejo ntuzamubona. Imana ishimwe. Kumenya gusenga. Iyo bavuga gusenga si ukuba mu nsengero, si ukuba mu gihuru. Kumenya gusenga, kumenya kubana n'Imana, ukamenya gusenga. Kumenya gusenga uri mu rugo iwawe, kumenya gusenga uri muri geto yawe, kumenya gusenga uri ku ishuri, kumenya gusenga uri mu kazi, kumenya gusenga uri mu muhanda, kumenya gusenga utwaye imodoka. Kumenya gusenga si uguhumuriza kandi, kuko ntuhumiriza barakugoga. Kumenya gusenga uri kuri vora, kumenya gusenga uri kuri moto. Imana ishimwe. Kumenya gusenga, kumenya gusenga. Kandi gusenga ntibigombera idini, no gukizwa ntibigombera idini, kuko urusengero rwa mbere ni umutima wawe.
urusengero rwa mbere Yesu natura muri wowe ubaye urusengero rw'Imana. Singobagize kujya ku rusengero, ni byiza kujya ku rusengero kuko urarerwa ugakura mu gakiza, urarerwa ugira ibihe byiza, usabana n'Imana uri mu rusengero, uhura n'abandi, wumva ubwiza bw'Imana, ujyana ubusabane n'Imana. Ariko umenye neza ko urusengero rwa mbere Imana yitaho rwa mbere ni umutima wawe, kumenya gusabana n'Imana. Ntiwasabana n'Imana uri mu byaha, ntibishoboka. Urajya gusenga, dayimoni kubwe ngo urabizi ko arayisomanye, uhita uceceka. Urajya gusenga, dayimoni vuga turabizi ko arayinywa itabi, uhita uceceka. Nikuzimya ntabwo urabona umugisha. Twibukiranye yuko turi mu isi, dufashe igihe mu ntambara, turarwana n'abandi, turarwana n'imbaraga za sekibi, turarwana n'imbaraga z'abapfumu, turarwana n'imbaraga z'amahembe, turarwana n'imbaraga z'amarozi, turarwana n'imbaraga z'amateka yaho twavuye, turarwana n'imbaraga z'imyako. Ibi byose birahiga umuntu. Impamvu yo kureka ibyaha ni ingingo ikurengera ku munsi mubi. Iyo umuntu yaretse ibyaha aba afite ingingo imurengera ku munsi mubi. Ahamagara Imana. Imana ishimwe. Uhamagara Imana ukumva uri connecte n'Imana, ukumva Imana irakwishimiye, ukumva ufitanye usabane n'Imana. Nawe waba utazi gusenga ntabwo ari kuba umuhanuzi. Reka ntibabeza babizi. Kuba umuhanuzi ni impano. Ni impano. Nawe waba utazi guhanura, ukaba uzi gusenga. Njya ntangazwa n'abantu basenga bareba ku myambarire, bareba ku misatsi, bareba umuntu yambaye akantu ngo ayaye. Umuntu ashobora gusenga, ushobora gukizwa ugasenga, ushobora gukizwa ugasenga, ushobora ukuri, ushobora gusenga. None se nimba utaba mu idini ritarwanya imisatsi, nimba udefirije babe kudasenga? Menya gusenga, menya gusenga. Imana izagutambutsa hakomeye. Kuzaniye ubuhanuzi buri mu ijambo ry'Imana. Menya gusenga. Niki wakora kugira ngo usubizwe? Gusenga bikuzanira amahoro, gusenga bikuzanira ubusabane n'Imana, gusenga bikuzanira ibyiringiro, gusenga bikuzanira kumva ufite umunezero utazi ahantu. Birabanga amahoro Yesu abantu tuyabonera mu gusenga. Mana ishimwe, Mana. Gusenga bikuzanira umuryango. Iyo wakwereka umusore usenga, wakwereka umugabo usenga, wakwereka umukobwa usenga, gusenga. Inkingi ya kabiri ni ugusenga. Gusenga. Mana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Icyo wakora ngo usubizwe ni ugusenga. Uraryama udasenze ngo urashaka gusubizwa. Ariko ndarumiwe. None menye neza yuko Uwiteka akiza uwo yasize. Ni igikotori marokore. Ntabwo ari igikotori. Oya. Haranditse umenye neza yuko Uwiteka akiza uwo yasize. Iyo dusenga turasigwa. Hari ubundi bwiza Imana iguha, hari igikundiro Imana iguha, hari umugisha Imana iguha. Iyo dusenga turasigwa, dayimoni ziradutinya. Uzasenga ufite ubwo, impamvu imbere igukanga, injangwe ikagukangwa, ntusenga. Inkingi ya gatatu wubaka kugira ngo turi kwiza mufite ngo niki nakora ngo nsubizwe. Inkingi ya gatatu ni inkingi yo kumenya kubana n'abantu bose amahoro. Cyo ni ya gatatu. Iya mbere ni ugukizwa, kureka ibyaha. Iya gatatu ni ukumenya gusenga. Iya kane ni ukumenya kubana n'abantu bose amahoro. Kubana n'umuryango wawe byarakunaniye,
ngo urashaka gusubizwa, kandi Imana nta ruswa urayiha, irabanza irebe ko wabyujuje. Iyi nkingi ya gatatu yo kumenya kubana n'abantu bose amahoro, kugira ngo ushobore mw'abantu mukurikiye, nimba hari ikintu kivuna mw'abantu ni ugushobora kubana n'abantu bose amahoro. Papa, uzi ukuntu bivuna? Uzi ukuntu bivuna? Umuntu akakwiba ukamenya kubana w'amahoro, umuntu akagutuka ukamenya kubana w'amahoro. Biravuna. Umugabo akakunanira ukamenya kubana nawe amahoro. Urusengero rukakwanga ukamenya kubana w'amahoro. Bakakugambanira ukamenya kubana. Inkingi ya gatatu ikomeye ni iyo nyine, kumenya kubana abantu bose amahoro. Bibiliya ngo mugire umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro, kuko utejejwe atazabona umwami Imana, ntazigera amubona. Kumenya kubana n'abantu bose amahoro. Mbese ubana n'abantu bose amahoro? Ufite itiku mami Yesu, wanya akazi, unaguma akazi, sunkorera ubukwe, siririri. Urabona umatabuka ati uzabunyumvishije yawe yarapfuye. Ntabwo urasubizwa, kuko Imana nturayikura hano hirya. Imana ntacyo urayibesha, urasabwa kubanza kwiyuza n'Imana. Kumenya kubana n'abantu bose amahoro. Kugira ngo ushobore kubana n'abantu bose amahoro, icyambere ni uko usaba Imana ikaguha imbaraga z'umutima zo kwihangana. Umuntu utihangana ntashobora kubana n'abantu bose amahoro. N'umugore washatse yakunanira neza cyane, akakunanira pe. Umugabo washatse yakunanira, umwana wabyaye yakunanira ugatagangara, ukamuvuma kandi waramubyaye, kandi kuzakura umugisha kubera ko utazi kubana n'amahoro, ukamuvuma. Wakureka imivumo iri kubana, ugira umubyeyi akakuvuma, yarakubyaye, yaragiye ku gise cyawe, akakuvuma kandi yarakubyaye kubera ko ntashoboye kwihangana. Ukora mariage n'umudamu, mugakora mariage, akagutuka akakuvuma, akakugira ubuvurivundi, kandi mwana agiye ku murenge yakumwe ngo nukuri tuzatandukanywa no mu rusengero, yawe tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Akaguhinduka kandi ukaba umeze uko. Mu gitondo ukajya gushaka umukozi w'Imana ngo awusengere usubizwe. Gute? Banza umenye kubana n'abantu bose amahoro. Banza ubanye kubana n'uwo mwashakanye amahoro. Banza umenye kubana n'uwo mu kazi amahoro. Ushobora kubana n'abantu bose amahoro. Murabizi yo nafashe igihe cyo kuganira njyenyine, haba hari ubutumwa, kandi ntabwo nzahaga ngo mvuge ngo ndahanuye. Ushobora gukurikirana. Ese igihe cyo Imana igusubiza, nta nkomyi zihari zo kugira ngo usubizwe? Nta nkomyi ufite? Mu muryango wawe ubanye n'abantu amahoro? Umva nkubwire, uzasoma ijambo ry'Imana. Ntabwo umuntu usenga yihorera, arareka Imana ikamuhorera. Uzasoma ijambo ry'Imana kurivuga. Uzasome Zaburi ya 61 ku murongo waho, uzaye ku murongo w'8, ku murongo wa 2 uzahasanga ijambo ryitwa inzigo. Kandi yantumye kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka Imana yacu, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Iyo turi muri Kristo Yesu urababarira, Imana ikazabyikorera, kandi koko hari n'ibintu Imana ikubita ikegezayo. Iyo hari ibintu Imana igukubitira
kubabarira, hari za karande Imana ikubita, hari amarozi Imana ikubita. Wowe umusanzu wawe Imana igukeneye ku bana abantu bose, wikiri guhekenyera umukoresha wawe, wikiri kumurakarira gutya, uratuma Imana itazakora kandi. Mubabarire umenye ku bana abantu bose amahoro. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ubusa bashatse kuguhitana barahari, ubusa nubayeho. Akira umuti w'imbabazi ugwesha ku bana abantu bose amahoro. Ku bana n'abantu bose amahoro, nukugira umutima wo kubabarira, nukugira umutima wo kwihangana, nukugira amaso yo kureba kure. Umutima wo kubabarira, kwihangana n'amaso y'umwuka yo kureba kure. Inkingi ya kane ikomeye ni inkingi yitwa kwizera. Kwizera. Aro. Inkingi yitwa kwizera. Mwa bantu b'Imana, reka mabwire umuntu utizera kuna meze. Umuntu utizera ajya mu cyumba kimwe cy'amasengesho, bakamubwira ko Imana imuhaye akazi. Mu gitondo akabyuka ajya mu kindi cyumba cy'amasengesho, nabwo bakamubwira ko Imana imuhaye akazi. Urumva ntabwo yabyizeye. Akongera mu gitondo akajya mu kindi cyumba cy'amasengesho, nabwo bakamubwira ko Imana imuhaye akazi. Uyu muntu arwaye indwara yo kutizera. Kuko nimba wizeye Imana, nimba ivuganye nawe kuguhaye akazi, Imana nimba ivuganye nawe kuguhaye akazi, umuntu wizera icyo akora n'iki, aragenda akicara akavuga ngo ni hehe ndakomanga, ni hehe ndadepoza. Arasenga ubwe yisengere, ubundi ashyire mu bikorwa by'Imana ivuze. Kuko n'Imana nimba iguhaye akazi, ntibwiye ko kazamanuka muri parafo, ntikazagusanga muri icyo cyumba uryamyemo. Wapi? Kandi hari ijambo rivuga ngo mushake, musabe, mukomange. Nimba Imana ikubwiye icyambere wizere imvugo y'Imana, wizere icyo Imana ivuganye nawe, nurangiza ugishyire mu bikorwa. Nta muntu Imana itabara adafite sample. Ugomba kuba ufite sample. Ugiye kumakanya. Yesu atubura imitsima, yayivanye mu ijuru se? Yariye? Ntabwo yariye. Oya. Hari uwayizanye, hari amafi. Iyo ni sample bari bafite. Mana ishimwe. Numva umuntu ufite kwizera. Reka tugende tureba ingero vuba z'abantu bagiye bakwizera. Ese ninde muntu Imana yatabaye atizeye? Nta n'umwe. Nta n'umwe. Saduraka na Meshaki na Abedenego batari bakoze ikirenge, batari bemera ngo bazirikwe babohwe batagwe mu muriro, ntibari gusubizwa, ntibari kubona uwa kane. Nta kwizera guhari. None uwawe rwukwepa. Mana ndagagaye aho ngaho uvuga kugiye ugagara, zamura ukwizera n'Imana yo gutabarira. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ukwizera kuguhesha kwakira, ukwizera kuguhesha kwinjira mu masezerano yawe. Nta muntu n'umwe kugira ngo uzasubizwe n'ukuzizera. Papa, kugira ngo uzasubizwe n'ukuzi kwizera. So ngo Mana ngo ndize. Kwizera n'ugushyira mu bikorwa iby'Imana yavuganye nawe. Ntabwo kwizera ari ukuvuga ngo haleluya gushime. Ayo ni amarangamutima yawe. Kwizera ni ukuvuga ngo Imana yavuganye nanjye ko nzacuruza inyanya n'amafaranga. Reka babye kwizera. Nge ndambagiza, nari mfite amafaranga ngahe, nambagiza mugore wanjye Rugweri Rwera Solange, murambagiza mpanga umushinga wo kumurambagiza. Umufuka hari amafaranga 500. Uko nuko kwizera. Tubyaye 4, nakoze ubukwe, naha mu nzu nziza muri etaje, ariko nzamuye kwizera. Nabwiye Imana fiance waramumbwiye nguyu yaraje, ibi ni ibyawe, ikindi ubwo aya mafaranga ngiye kuyagira igishoro.
mugurire amata tuyasangire dupange umushinga w'ubukwe. Mugurira amatara ku Gishushu sinzabyibagirwa, tuyasangirira aho ngaho y'iryitanu n'irindazi nanjye y'iryitanu. Yo ukwizera n'ukwizera barokore turakizwa, ariko nta kwizera dufite. Ukwizera nta umuntu wese uzagira ahantu agera intwara zitwaza n'ukwizera. Ukwizera kugutunga muri ubu buzima, ukwizera kuzana guhesha no kugera mu ijuru. Umuntu utizera ubuzima azapfa, ne mu ijuru ntajya azabona, ariko umuntu wizera ubuzima uzawubamo n'ijuru uzaribonamo. Imana ishimwe. Ukwizera, iyo wizeye Imana ihagurutsa abantu, iyo wizeye Imana irahaguruka, iyo utizeye ntabwo Imana ihaguruka. Imana kugira ngo ihagurutse ingabo zayo nuko wizera. Tekosini mandola. Ukwizera kwatumye Imana ihagurutsa umupapa yatuye yarateye ku Kacyiru, ubu yibera hanze. Imana imumugisha imuvuza izina. Ukwizera tumaze gupanga umushinga w'ubukwe tuwupanze, madamu yanditse, sheri yanditse, ibi nituzerekanwa, nitwerekanwa abantu bazakirwa, bazarya, bazanywa, nitwerekanwa abantu bazarya, bazanywa. Tubishyira aho ngaho turabisengera. Ukwizera muri ako kanya tumaze kubipanga gutyo, Imana ibona ko twazamuye ukwizera, ihagurutsa umuntu, iramuhagurutsa araza, akora ibyo agomba gukora. Utashizemo ukuguru ntiyaza. Umva nkubwire ibyo uvuga byo, Imana ngora bizi ngo aracyariho umva utashizemo ukuguru ngo wizere, ntabwo Imana izi. Barokora munkurikiye, umva ngwemeye gushyira komente kuri jambo. Utazamuye utemeye kujya mu muriro ntabwo urabona uwa kane. Utemeye kurya kugenda ngo bagushyire mu rwobo rw'intare, bakushyiraho intare bazisonzeshere, wemere kurya kuryamana nazo kandi z'uruzi. Wagize ngo babyoroshye, jya kuryamana n'intare kandi uziruzi banazisonzesheje. Jya kuryamana nazo. Ko nuko kwizera. Nako sinimo ndashaka n'ubukwe Imana mwango irukana umudayimoni w'ubwoba ku buzima bwawe. Je emera itanura ry'umuro baryanyegeze ureba, baryenyegeze ureba, baryenyegeze karindwi baritukumbire umurugurumana ureba, utuba ngo ngiye gushirira koko. Umva kuntu baravuze ngo Imana yacu ibasha kudukiza naho itadukiza. Umva kwizera mu kibazo. Imana ntiza mbere y'ikibazo, ntiza na nyuma y'ikibazo, iza hagati mu kibazo. Bazamuye ukwizera, ndimo ndabyumva mu mwuka. Mwijuru haba inama, remene bodi ya kosi, mwijuru haba inama ikomeye. Imana ibwira Yesu ati umva nkubwire. Aba bagabo bampamije imbere y'abanyamahanga, aba bagabo bampamije imbere y'aba bakampamya, baragutangamo turabonana. Mbese Imana ishimwe. Hari umuntu wambwiye ngo buriya, kandi kuko nibyo yarambwiye ngo buriya ngo baboha Yesu nashimwe, ngo baboha ngo Yesu yahise yinjira ngo ajya mutima wabo ngo yinjiramo. Yarambwiye ngo kandi ko urasanga nibyo, kuko turi isengero za Kristo. Imana ishimwe, turi isengero. Ngo yahise ajya muri bo ngo aturamo, ngo babahambira ari kumwe nabo, ngo ahita aryama nabo. Nubwo babonaga batatu, burya ngo n'uwa kane yarahari bamuhambiriye, bamubonaga, ariko ngo yari afite umushinga ko nagera mu itanura azigaragaza. Tawinimo mu kibazo ufite, abantu bakuruzi uri wenyine, mu bakuruzi uri wenyine, baza uti uri wenyine, ubabaye uri wenyine, uratuka uri wenyine, ariko mowe mindani nimba wizeye hari uwa kane ku buzima bwawe uzaboneka. Ene wazini mandola
mu bukene ufite abantu bakuzi wenyine, mu gahinda ufite uri wenyine, mu bupfubyi uri wenyine, ndetse n'abantu baragutaye ariko hari utaguta. Ikintu akeneye ni ukwizera ngo yari ari kumwe n'abamahambiriye, kandi koko nibyo ntadusiga. Uzi ko no kwa muganga badusiga ntagusige. Hayiwe Uwiteka ushimwe ngo babajugunyemo iminyororo yari ibaboshye umuriro urayica. Bibiliya ivuga ngo n'ubwoya bwo ku maboko ntabwo bwahiye. Umwami aje kureba ntiyari azi Yesu, ngo arebye nawe arerekwa. Iyo Imana ije mu kibazo cyawizeye, nutemera ko Imana muri kumwe arayemera. Ahamagara abaga ngo twajugunye mu bangaye. Baravuga ati uri kwirwa wibarishwa si batatu subize. Ati hoya ndabonamo wa kane, ndabonamo. Reba kubona abagabo barimo bagenda abantu bazi ko bashiriri. Reba uburyo abantu bizeye ko washiriri. Reba uburyo abantu bati arashiriri. Hari igihe abantu baguha iminsi, hari igihe abantu baguha iminsi, hari igihe abantu baguha amatariki, hari igihe abantu baguha ukwezi, hari igihe abantu baguha icyumweru. Imana ikaguha amashini tewene sinimo newaza mandora. Ndumva hari abantu ndi kubwira hari igihe iminsi iza kwa mubyanga ndapfuye mu gihe kimbo cyo gupfa ukabona igisubizo. Ngo bagiye kuri abateka cyo kureba ivu n'ivu turayora tuzo batokombeye. Ubu ngubu baguhanze amaso, barazinze, baraterekereye, baratongereye, barahutereye. Inzu ukubaka barayutereye, akazi barahutereye, abana barahutereye, kaminuza ukwiga barayutereye. Ibintu byose biriko bahutera, baranekaneka ugeze ariko ntibazi kuryamanye n'uwakane, ntibazi ko hari amasezerano. Bahagaze ku ntebe yo gukimanza, ntibazi icyo Imana avuganye nawe. Haikita mandolebo enefoyi. Ishuri kwa nagize uyu munsi nuko Mwuka w'Imana yambwiye ngo mbwire abantu bankurikiye bakurikira gusengerwa, mbabwire ko inzitizi si ibyaha cyane ufite. Inzitizi ziri imbere y'abakristo, inzitizi ziri imbere y'abanyamasengesho, inzitizi ziri ku babyeyi, inzitizi ziri ku bakobwa, inzitizi ziri ku basore ni indwara bita kutizera. Intambwe yo gukiranuka abenshi barayiteye, intambwe yo kubana n'abantu bose amahoro abenshi barayiteye, barihangana. Ariko makumyabiri ndafashijwe. Urabiruzana giye gusoza, ntago ntagisoza, nzagikora hafi nk'ukwezi, kuko iki kigisho Mwuka w'Imana maye kirimo ibintu byinshi bikomeye. Ariko ikibazo Umwuka w'Imana yanyetse gikomeye cyane. Abantu bari ntambwe bate, ariko bageze ku inkingi ya kane yitwa kwizera. Irabananiza. Nusenze asohoka avuga ati ejo ndi mu gakinjo barabimanuriye ntibyasohoye. Bivuze nk'ibyo wakubwiye ubitayaho. Numva ijambo ry'Imana kuri televiziyo cyangwa kuri channel cyangwa arabyumva ata ni igipindi cyayo. Tugeze mu rwego Imana ivuga n'ibyo Imana ikubwiye ntunabyandike. Nyamara umuntu akubwiye ngo kuwa mbere hari ikiraka cy'akazi uzazinduka na madamu Samu z'abahageze, wagenda ukabyandika wabagezeyo. Tugeze mu rwego barokore ibintu by'Imana tutabiha agaciro. Nimba utizeye Imana ntuzamye no kwiha agaciro. Ni nayo mpamvu umusarabanya ugukanga, ni nayo mpamvu cyamupenda sukari kigukanga insulini, ni nayo mpamvu intozi zigukanga. Intozi kwe ngo umuntu yatwaye umwenda niwe yatwaye se, ngo umuntu yatwaye umusatsi niwe yajyanye se, ngo umuntu ngo yatwaye inzara y'amazi niwe yajyanye se, ngo umuntu yakwibye ifoto najyanye niwe yajyanye se si ifoto. Kururu kwizera uvuge nk'ibyo bajyanye barabijyanye
ntago byahwana n'imbaraga z'umusaraba, ntibyahwana n'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera namenye. Nta n'umwanya bafite wo kujya guhangana n'umuntu uri kuroga ifoto. Oya. Niniwa kawiza mandola rebe ariko kubera ubwoba bwawe n'amaganya n'agahinda utwo twaha twose turatuma bibyimba bagutongera bigufate bakuzinga bigufate kuko ni wize erega n'umuntu utizeye ntashobora kunezeza Imana. Uzi ko umuntu utizeye bamamagara mu kazi bakavuga ati bite sa amakuru ukabone aratenguwe agataho umuntu gutengurwa urwaye malaria ataratangira akazi ntiyadukura muri aka kazi murekerewe. Ukwizera kuduhesha gutinyuka. Umuntu wizera aratinyuka. Nisubukura kwizera nzavuga inkingi zigize kwizera. Umuntu wizera akora iby'ubutwari. Umuntu wizera Imana imukoresha iby'ubutwari. Umuntu wizera ararema. Umuntu wizera arategeka. Umuntu wizera avuguruza imyanzuro atavunitse. Umuntu wizera asenya ibintu bikavaho. Umuntu wizera arakira. Kwizera bibutse kwizera. Kwizera ni ugushyira mu bikorwa iby'Imana yakubwiye cyangwa se amayide y'ibitekerezo ryamanye. Ukubise imyaka 50 urukiri umusore ngurindire ngo miliyoni 5 zizagwire. Iyo ntizera afite 500 yanjye mbafite abana bane biga bane nakoze mariage nibyo da none si ayo mahanga ugiye n'ibihugu ugiye n'iyo myaka umaze nutizera ngo uve muri iryo korosi uwo musozi ntuzawupfiraho. Arambwira ati icyo gisuzuguriro nticyahura nuko meze. Ndamugana uzamura kwizera. Ndamugana igiye kukurangira utuzi urabona mizi nako ni kamwe ako karakunaniye ati karananiye. Noneho genda ufata ibasi ufata nakakuma gacinzara kagura amafaranga atarenze 500 ugenda ugure n'isabune yaho ujyoza abantu ibirenge basi ucinzara ujyoza abantu ibirenge ati genda ukora isuzuguriro. Rero Imana ihera mu busabusa. Arambwira ati kujya gucinzara kajye gukubura byonyine n'isuku ntisawa. Aragendera kuri umunsi wa mbere arambwira ati nakubuye nahindutse akavura ivundi abantu banyitegereze abantu basetse ndimba n'umukane byayobe nanjye numiwe namwawe ntacyo. Arongera asubirayo mu gitondo arimo akubura ahura n'Imana. Bekosi n'Imana ahura n'Imana. Umuntu aramureba umupapa aramureba ari mu modoka mutambuka haramureba uko akubura aramarahagarara ati buraho ese isuku niko ahantu horaga umwanda iyi suku se wayima ati nayiyemeje pe yo uturuka amubaza amakuru amubaza ibintu byose warize kamara ati narayize none se ati nyine ndi mu kazi nawe none se kandi ko nabonye nakora bya buri werekeye mu rugo ati none ejo mu gitondo uzaze tuguha akazi. Bamufondera kampani yo gukora iyo suku aho ngaho muri iyo karitsiye. Ubu ni bosi arigwa abandi akazi. Ukwizera kwawe kuzaguhesha kwakira igitangaza. Ukwizera kwawe icyo uzarema wizeye nicyo niho uzakura umugisha wawe. Va mu kwizera kwe kwibikwa amagambo wakira ukwizera gushyira mu bikorwa. Niho ndi kuri niho ndi. Va mu kwizera ko mu bitabo. Va mu kwizera ko kwandika amasezerano. Va mu kwizera ko kuranya mu rusengero ufashwe watabuka kuvamo. Va mu kwizera ko guhanurirwa ukabisigaho. Ugahanurirwa ukishima ugafashwa watada imana ikagufatira utari wajya ni wawe. Va ngaho jya mu kwizera gushyira mu bikorwa urahura na Yesu. Lekos enemanola. Reba imishinga ufite wanditse, reba iri muri mashini, reba iri mu mutwe wawe, reba ibyo ufite kuntu bingana. Dawini manora umva va kuri umusozi shyira mu bikorwa by'Imana yaguhaye urakira igitangaza. Ndagira ngo usengere. Ese ufite kwizera tuzasubukura. Ndagira ngo usabire Imana yo kwizera. Izi nkingi nke mvuze haracyari n'izindi.
ariko iyi nkingi ya kane yitwa kwizera abantu benshi barayitakaje. Ibaze ko umuntu ajya mu kazi akavuga ngo ndabizi ngo ejo ako ndimo baranyirukanye ngo naka bazanyirukana, doka gatangira kwizana abazimu ba karande bo kumwirukana, nta muvuze, ariko ubwo agatangira kwirukana bate bamwirukana. Wakiyaturiyeho ngo aka kazi ungagizemo ndakabera umugisha, ndakarazamuka, iyi minisiteri irazamuka, iyi banki irazamuka, ubucuruzi urazamuka, ubwo magezemo n'umuntu w'Imana narebene ndabumugisha na bose mubera umugisha, mbumugisha no muri aka kazi no muri iki kigo ndahabera kucyuva ngo umwaka umorana n'ubundi mpamvu zazanyirukana kube ukiva gutyo dayimoni nakubika mu bwo umuntu arahirwa akita kubona ko uri umujura, akubone ko n'ubundi uzamuhemukira ahita kwirukana, ariko jugunye pubere. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana ifite imbaraga tware. Sengeye umuntu wese ukwikiye gusengarwa, sengeye umuntu wese warudukurikiye, turi kwitema kwirije mawo niki nakora ngo subizwe. Ene wasini mandora inkingi ya kane ivuga kwizera ndayisabiye, ndetse n'undi muntu wese unkurikiye ndamusabiye ukwizera. Ndagusabye ugukiranuka, turagusabye kubana abantu bose amahoro, turagusabye ugusenga, turagusabye umuntu akunda gusenga. Turirukana imbaraga z'abadayimoni, kura abantu mu kugendera mu bigare, kura abantu mu kuba mu bipindi, neweza mandolari. Umuntu wese yizere kukuri Imana ifite imbaraga. Buri muntu wese umukene wasampaye ubundi ukamusubiza ngo ushimye kuri Imana ibikoze, kandi ukabikora kwiyubeshya muri byose, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibagire neza, ubwaro ubuhanuzi bwawe. Bayi ijambo ry'Imana kangaruka bayi.